ariko ni Mukura yabatsinze muri phase Kevin kandi ni ikipe imaze iminsi itaborohera. Ni Mukura mwabonye gute naye masomo mwigiye mu mikino iheruka mwakinye nayo murayakosora gute kuri Stade Amahoro? Cyambere cyo Mukura dutsinze dufite imvune nyinshi kuko bakinshi bakinnye, so amakosa twakoze kuri match ya Fazare turayazi, twarayakosoye, turabizi ko namwe na twemereye gukora ikosa ryose kugira ngo tutakaze igikombe, so twiteguye neza kandi amakosa twakoze yose twarayakosoye kandi dufite determination hejuru kandi abakinnyi bose bameze neza, so asige na afana kuzari benshi badushigikira kandi twabaye ibyishimo ko babyifuza. Ubuyobozi bwafashe umwanzuro kujyana match ya Mukura Victory Sport kuri Stade Amahoro. Hari ababibona nk'amakosa, hari abavuga bati ntabwo stade yakuzura, abafana ntibaboneka, stade yuzura ariko abafana ba Peri bajemo. Warabyishimiye we wumvise ko match izabera kuri Stade Amahoro byakiriye gute? Yani byanshimishije cyane kuko ni stade nziza, ni stade tumaze kumenyera, ni stade ituma abakunzi b'umupira w'amaguru baza bakareba byishimo mu kibuga ngo ni stade tandukanye n'izindi zose dufite, so ni stade mvuga ku bwanjye ko ifasha abakinnyi kumenya urwego bariho, mu kwigaragaza, so mvuga ku bwanjye ko abakinnyi ba Rayon Sports bamaze kwimenyera, ugasigaye na hacu